mukomeze mugubwe neza abakunzi ba Gisenyi komisiyoneri. Nabwo mwari mumaze iminsi muduhamagara mutubaza amazu y'amashye, amazu meza cyane, amazu ari ahantu heza, amazu ari muri zone nziza. Iyi nzu tubazaniye ni iyanyu. Ni inzu ifite ibice bibiri uko muri kubona, ifite gate ya mbere na gate ya kabiri hano haruguru, ndetse ni inzu iri mu kibanza gifite ubuso burenga 500. Ni inzu iri ahantu heza, ni inzu iri hafi neza n'urukiko, ni haruguru gato ya rukiko. Muri kubona ko ni ahantu heza, ni ku mafaranga makeya cyane, ni hepfo gato y'isoko rya Mbuga Ngari. Ni inzu nziza cyane. Reka tujye mu indani naho tubereke ukuntu hameze. Tukinjira muri kubona ko dufite parikingi, ni parikingi ngari, ni parikingi ishobora kujyamo imodoka 4 cyangwa 5 kandi ziparitse neza. Muri kubona ko ni ahantu heza, muri kubona ko iyi nzu yacu ni nshyashya, nibwo bagisoza kuyikorera finissage. Muri kubona ko ni inzu nziza yubatse neza, ifite amarangi meza, ifite amadesign meza, ku buryo nta muntu n'umwe utayikunda. Izi nzu zacu ni 2 in 1 kuko nari nababwiye dutangira. Buri nzu yose igifite ibyumba 5, dushe na toilette enye mu nzu, salon na salle à manger ndetse n'igikoni cyiza kiri moderne. Hasi hari icyumba na salon ndetse na stock, tukajya n'igikoni hasi. Hejuru hariyo ibyumba 3, dushe na toilette 3 ndetse na dressing room. Muri kumva ko ni inzu ngari, ndetse no ku rundi ruhande naho nuko bimeze. Baza ngo turi kwagurisha amafaranga angahe. Kuri miliyoni 250 zirimo ibiganiro, iyi nzu irabi yawe. Reka tugire no mu gikari naho tubereke ngo hameze gute. Hano tukinjira hano mu gikari, muri kubona ko hano hari ikigega, ni igikari kigari, ni igikari kise igikoni cyo hanze, tukagira kogereza amasahane naho hanze. Kandi muri kubona ko ni igikari kigari, ni igikari cyiza, ni igikari buri muntu wese yakwishimira gutunga mu rugo rwiwe. Iyi ni ya salo twababwiye ko ifite salo nziza cyane, salo ngari, salo ifite design nziza, salo ifite amatara meza. Muri kubona ko ni salo nziza cyane, ni salo ibereye amaso ya buri umwe. Noneho hano ku ruhande ko twababwiye ni igikoni cyiza, ni igikoni kiri moderne nkuko muri kubibona. Muri kubona nka tuno tubati bagiye bashiramo cyangwa se na bino bikoresho bagiye bakoresha. Muri kubona ko ni ibikoresho byiza cyane. Muri kubona nka hano hantu muri iyi lavabo hano wakogereza. Muri kubona ko ni ahantu hameze neza cyane. Reka tuzamuke no hejuru naho tubereke ngo hameze gute. Ahangaha noneho ni hejuru, ni kuri salo yo hejuru. Muri kubona ko naho ni ahantu heza cyane. Iki ngiki muri kubona hano nacyo ni kimwe mu byumba byo hejuru. Twabwiye ko iyi nzu hejuru ifite ibyumba 4, dushe na toilette 4. Muri kubona ko ni icyumba cyiza, icyumba gifite akabariko. Muri kubona kano kabariko, ndebera view hano hantu, view Mbuga Ngari yose uyitegeye neza 100%. Ndetse no tutibagiwe ko no ku rundi ruhande naho ari ukunguku bino twagiye tubereka kuri kino gice, no ku rundi ruhande naho nuko nguko bimeze. Nyuma yanjye naho hari ibyumba 2 kandi muri kubona ko ni inzu nziza cyane. Uramutse ushaka inzu sasa, twandikire cyangwa se duhamagare kuri izo nimero uri kubona muri screen yawe. Ndetse banadusura ku mbuga zose dukoresha, haba TikTok, haba YouTube, haba Instagram, mbese imbuga zose amazina ni Gisenyi komisiyoneri dukoresha. Ibihe byiza, turabakunda cyane.